feel free uri kumwe na Marshal nawe muraza kuganira yego yo kugaragaza yuko bavuye mu mujyi wa Uvira nta kidasanzwe niho wanabonye aho nakwandikiye nyuma kuri WhatsApp nakweretse yuko nta kitangaje kiri mu gikomeye ntago wambwira ngo nta gitangaje umujyi urwaniwemo hapfuye abantu abaturage barahunze ingabo z'Uburundi zirahunze FARDC irambutse Uburundi bufunze umupaka ukambwira ko nta kidasanzwe ariko icyo Christian avuga nuko n'ubundi M23 kugira ngo igere nahanga higeze yabanjije gukina amagame yabuze ndakumva Christian nta kidasanzwe rero yego nuzuze neza icyo mugenzi wanjye avuze ndakugarura uze kugusubiza inyuma gato ndakubanza ngutware ejo mu minsi yashize mu gihe cya EAC barakubwira ko AFC M23 yarekuye 80% y'ibice yari ifite nibyo ibirekurira ibyegura mu biganza bya EAC aircraft zangabo za EAC yego yavuye Kibumbi va mushaki va Kicanga va Mweso irakomeza ngigiye mu birunga voilà 80% Tshisekedi ayo mahirwe ntiyabyaza umusaruro yagomba gukora iki ako kanya iyo aza kuba ari umuntu ureba kure yagomba guhita azimukira inzira y'intambara akayoboka inzira yo kumva ko yasije kumufasha nibura kureba ko yastopa bari abahungu n'abakobwa bakaguma muri bagatangira gushaka inzira y'imishyikirano ariko badafite igice kinini kikuba control yego Christian ariko uze kubihuza n'ikintu kuko kuva 2023 bamaze guhinduka ibintu byinshi kuko icyo gihe irekura yari itaraba AFC M23 yari M23 gusa icyo ngicyo ni ikintu gikomeye utazi kukirangiza yego icyo gihe M23 kandi tuzi ko M23 ubwayo diplomatiquement byari bigoranye kugira ngo yumvishe impamvu zayo bitewe na brand bari barayambitse yo kwitwa abanyarwanda wo kwitwa abakongomani cyane nkunganiye unibutsa abadukurikiye ko ejo ari M23 AFC bizizaga isaba kuri imyaka 2 bashinzwe utu dutendo twose barimo gukora baradukora banaduza anniversaire yabo Christian kana none mwibutse ko ku munsi w'ejo ariko Corneille Nanga yari yakoze aka video kavuga ngo FARDC inshuti zanjye bari kubita abakloshari mwararwanye mwambitswe amabara yose none bari kubita abakloshari ni joining revolution tujye mu joining revolution aha ni yavugaga Rubero yavugaga Kisangani yavugaga Butembo turaza kubigarukaho bya Butembo ku munsi w'ejo iyo video iri ku munsi w'ejo yakozwe ejo ku manywa mwiringara ryiza cyane none ku munsi w'ejo ni mugoroba avuga ko M23 ivuye muri Uvira kandi none paragraph irimo ari na nini cyane yarayirenze avuga ngo based on the past experiences where FARDC Wazalendo and their allies have sought to take advantage of AFC M23 trust building measures to retake control of previously lost territory and target the population perceived as sympathetic to the alliance ikibazo gikomeye ahantu M23 yajyaga irekura Wazalendo bahitaga bahafata bavuga ngo yengo twabatsinze bakica n'abantu none abaturage bayikomeye amashyi babona kaga urabona turi mu isi ya social media bareba mu video bagusangamo wararaguciyeho M23 gusaba ko hari umuntu ubarinda ninde uri bubarinda nawe ndagutwa tugende buhoro nari kugaruka no kuri iryo tangazo ubwaryo none reka ngaruke mbanze nkwereke ko atari ubwa mbere AFC ikoze iki kintu kandi kikagira ingaruka mbi kuri Tshisekedi bikabafasha kurushaho kugaragaza impamvu y'urugamba rwabo jumbaniza muri ibyo byo urabyemera ndumva agomba arabyemeye uko ibimenyetso birahari yego ndabyemeye so kuva kuri 80% ya territory nari mfite nkayirekura kugira ngo ngaragaze ubushake Tshisekedi ntiyabyaza umusaruro ayo mahirwe n'uyu munsi ari biri mu bintu regreta n'abakongomani benshi bamukunda naho warangiza gushaka gukomeza inzira yawe y'urugamba kuko nkuko nabikubye ubushize Tshisekedi ntabwo ari mu nzira y'amahoro icyo cyo objectif ze mu mutwe we niyo wakumva ngo agiza Doha agiye Washington Tshisekedi inzira ye n'urugamba arashaka kuba intwari y'abakongomani yatinyutse wenda icyo abakongomani bise Rwandophobie kubera ya ndwara yabo ya Rwandophobie iyo niyo ari option niyo nzira ye ya mbere nibwo buryo bwe afite mu mutwe alors tugarutse rero kuri iyo myumvire yashatse gushyira mu bikorwa iyo myumvire afite turabona ko AFC M23 yigaruye 80% y'ijana yiyongereraho n'ibindi bice bikomeye harimo umujyi wa Goma
yongeyeho hariho umujyi wa Bukavu nka 200%. nka 200%. kandi igiteye ubwoba iziriya pressure mpuzamahanga ngira ngo geste ya AFC M23 yatumye amahanga adasakuza ku kibazo cyo gufata Goma na Bukavu kuko babonye ko Tshisekedi niwe kibazo. Uyu munsi ngarutse rero kuri iki gikorwa bakoze Christian katugende ku murongo ntuvuge ngo amahanga ntabwo yasakuje mu gihe bateranye muri UN bagatora unanimite bamagana ifatwa ry'uriya mujyi aho ngaho amahanga yarasakuje twarabibonye nabyo turabigarukaho amahanga bafata Goma muri weekend bafata Goma oya mbere yaho bafata Goma na Bukavu nibwo UN yarateranye baratora 100% bamagana ifatwa ry'uriya mujyi nyine icyo turavuga akurusa kurwo rwarabaye rwarabaye ariko ndi kuvuga impact negative kuri AFC M23 navuga yo kuva muri Goma wenda nkuko byabaye 2013 barasakuje biravugwa uyu munsi urugamba rwarakomeje nicyo nashaka kuvuga. So ngarutse rero kuri iyi conquête ibaye ejo bundi ndashaka kumentioninga ikintu gikomeye. Tshisekedi n'u Burundi nabo bose basakuzaga bavugaga ikintu kimwe umujyi wa Uvira nicyo cyari ikibazo cyabo. Nibyo His Excellency anavuze ati nyamara tujye no gusinya Washington intambara zari zaratangiye aho bita hariya za Kamanyola ntabwo bavugaga. Ndashaka kujya kuri iyo point guhera Kamanyola kugera Kiriba ku muryango wa Uvira na gace kanini gahana umupaka n'u Burundi kandi bw'ubutaka ni plane ya Rusizi yose. Aho hantu ntabwo higeze havugwa mu bitotomberaga iyi avance ya AFC M23. Bivuze ko na hantu AFC igomba gusigara, bivuze ko na hantu hashasha kuri frontiere y'u Burundi y'ubutaka AFC yamaze kwegukana. Reka mvuge gutya yego kuko ivuze iti nicyo twibazaga tutirata gukurekura umujyi wa Uvira irafungira he umujyi wa Uvira urebye na ririya tangazo unakurikiranye n'amagambo yavugwaga ikibazo cya benshi basakuzaga cyari ikibazo cy'umujyi wa Uvira. Ni nacyo M23 ikoze ibarekuriye umujyi wa Uvira isigara na Kiyo isigara na Makobora isigara ndondo inyuma guhera hariya Kamanyola kugeza Kiriba kuko niho ku marembo ya Uvira AFC irafite uwo mupaka w'ubutaka Uburundi bufitanye na Kongo. Oya w'amazi iyo tugiye oya w'ubutaka plene de la Rusizi ariko waca mugezi wa Rusizi n'ibyo twabona umuntu umugezi wa Rusizi ubwo nari mvuze Tanganyika pardon nashatse kubitandukanya na Tanganyika. Iyo ugiye kureba nanone muri iyi minsi bavugaga reba AFC yari imaze kurenga yarenze Uvira yari imaze kugera mu tundi duce turi kuri iriya Tanganyika muri Fizi mu gace ka za Fizi n'ahandi aho naho AFC M23 ntabwo izahava kuko ni Uvira barekuye kuko nta n'ubwo bari kuhareklama. Iyo ugiye iriya misozi yose navuga ikontorora Uvira yunamiye Uvira deja AFC M23 yamaze kuhagera. Iyo ugeze za Murenge uyu munsi abarundi ntabwo bakiri Murenge. Ejo nabonye umurongo umusururu muremure cyane bari gutaha. Voilà ni ukuvuga ko icyo M23 bakoreye ni nko guhenda abana. Icyo ni icyambere agace babahaye kugira ngo amahanga aceceke agabanye iyo pressure ariko binabaha amahirwe yo kurushaho kuexposa Tshisekedi. Ni gato sinavuga ko atari significant. Iyo ugiye mu rwego rw'ubukungu nacyo kibazo abarundi bari bafite gikomeye kubera uriya mujyi wa Uvira wari umunigo bari bafitiwe cyari ikibazo ku barundi. Ariko iyo ugiye kureba muri ya politike rusange ya AFC M23 ku rundi ruhande navuga ko ibahaye ikintu kiri aho ngaho n'akantu kadafite icyo karemereyeho cyane ku ruhande rwabo n'ubo c'est vrai. Iyo ufata ahantu abantu barapfa bagira ibibazo bitandukanye birumvikana ariko diplomatiquement kurekura umujyi wa Uvira ugasigarana izo territoire zose wamaze gukira conquête ni ikintu gikomeye bakoze. Christian hari projet ya Robito iri hagati ya Angola na DRC. Ejo Tshisekedi yifatiye indege mu gitondo kare n'icyayi ko yageze Rwanda yari kuganira na Lorenzo ku munsi w'ejo the same day ahubwo ni ku cyumweru urakoze cyane mbere ejo
itangazo ryaraye risohotse M23 yivana Uvira. Nta pressure hagati ya Tshisekedi na Lorenzo batabaje Donald Trump bati projet Robito dore bari kugenda bazamuka Karemi bagiye kwegereza aho Robito iri, nyamuneka gihe cyo ukora atagira bizazamuka bakagera muri Katanga. Ntabwo byashoboka, iyi pressure ntabwo yashoboka yereye kuri Robito yari kugenda isatirwa. Mbona nari kugera kuri iyo point kuko akigenda natangiye kumva iryo tangazo kumva iryo tangazo mu gitondo bavuga ko afite gahunda yo kugenda. Alors Tshisekedi amakuru nari mfite mu binyamakuru bya Kongo nuko byavuga naringiye kugera nanone kurekura Uvira uri hari amagambo ari amakuru tubonera mu binyamakuru ariko hari nandi avugirwa mu bundi buryo navuga rimwe na bitari ngombwa kujya muri press. Ariko nkurikije selon analyse cyangwa usesenguzi nabonye ahaguruka ajya kugenda hari ikintu cyabaye hari nzi ikigambiriwe. Kimwe mu binyamakuru nasomye cyo muri Kongo bavugaga ko Tshisekedi agiye kujya Angola, ariko ntungurwa no kumva bavuga yuko ngo agiye gushaka uburyo ki haboneka force za interposition zigomba gushyirwa hagati, zigomba gukoreshwa nka force ziri netre. Sinamenye ibyo ari byo, urumva nikona nabibonye kuwa gatandatu ku cyumweru nibwo yagiyeyo. Uyu munsi kuwa mbere tubonye AFC so itangazo ryo kuva muri Uvira muri condition zimwe na zimwe zo kurekura Uvira. Wabonye ko bashyizemo ikintu gikomeye cyo gusaba yuko haboneka force ziri net ziza kurinda Uvira kugira ngo zitaba militarize. Alors urwo rugendo rwa Tshisekedi bigaragare ko bishobora kuba ari ibintu byari bitangiye gutegurwa. Lorenzo uribuka ko ari we perezida wa Union Africaine. Voilà, nkavuga nti eske ntago byari mu nzira kwa kundi hari amatelefone tutamenya twebwe nk'abaturage byari itangiye kuganirwa kuri iki gikorwa AFC ikoze. Nibwo natangiye nibona biya tangazo na ziriya condition nahisemo ko Tshisekedi asa nk'uwari wagidetse. Baranavuga ko hari n'ingabo za yari yagiye no yongeye guhagurutsa n'ikibazo cya Chad kuba yaza nayo nabonye bari kuyivugamo. So biragaragara ko kujya muri Angola bishobora kuba ari iki kibazo cyo gutegura iyi gahunda. Hakaza Uvira kazamo abacadien. Donc sinzi niba ari Chad cyangwa Angola, ariko izo mvugo narazumvisha ajya gusura Lorenzo. Ubundi abo basirikare bavuga ko baza ariko bakajya Kisangani kuko wari umujyi. Arabavuze ko ari Kisangani Chad surtout, ariko visite muri Angola amakuru ya mbere nabonye kuwa gatandatu numvaga bavugamo force d'interposition, ariko sinamenya niba ari kuko tutari twakamenye ko AFC iri burekure Uvira. Urabona ko ni ikintu gitunguranye. Ndi gushita cyangwa ndi kuva mu nzira. Nashakaga kukwibutsa iyi strategy ya M23 kuko buriya mu bantu batumye Tshisekedi agira umutwe ukomeye muri gahunda ya gashoza ntambara ni umuntu witwa Evariste Ndayishimiye. Iyo ugiye kureba abantu bose bagerageje gushyigikira Tshisekedi muri gahunda yo kurwana nyuma yo kwirukana yase bose basa nk'abayamanitse, bavuye mu nzira. Umuntu umwe bamushyiraga mu mutwe gukomeza urugamba ni Burundi, ni Evariste. Iyo ugiye kureba rero igice M23 isigaranye muri intambara ya nyuma barwanye uretse Uvira ni igice kinini ku buryo numva ko byange bikunda, kuko biragoye ngo Uburundi buzatange support kuri Tshisekedi bukoresheje wenda Tanganyika, simbizi, ariko na Tanganyika bayiriho. Wareba Uvira niba kuko bari bwubahiriza iyi gahunda yo kugira ngo ibe zone demilitarisée. Donc ni nayo condition AFC yaberetse ko ntidushaka ko hongera gukorerwa ibikorwa bya gisirikare, dukomeze ibiganiro. Ngiye mbona n'ubundi uretse kureka ubuhumekero bwa Uvira kugira ngo wenda Bujumbura ikomeze ihumeke, abaturage bacuruza ubuzima bukomeze, ariko muri tekinike za gisirikare still AFC M23 iracyabafashe kugakana. Ubufasha Uburundi bwatangaga antuka ndabona ko bwamaze gukomwa mu nkokora, kandi nkeka ko n'abatazakomeza iyo nzira. M23 n'ivana Bujumbura, FARDC n'ivana Uvira, FARDC ikagarukanamo intwaro ziremereye n'abasirikare b'u Burundi n'intwaro zabo, bizagenda bite? Maurice, icyo kintu ndashaka kukubwira, baba bari gukina umukino w'abana. Uti kubera iki? Mu by'ukuri mu bigaragara umuntu wese urebesha amaso by experience biragaragara ko politiki ya Tshisekedi yo kurwana na Ndayishimiye umufasha muri iyo myumvire
yamaze kunanirwa burundu. yego Burundu pe. barabyerekanye muri biragaragara bimaze kugaragaza ko nta bushobozi bagifite uyu munsi kuba FC yarageze ku muryango wa Bujumbura niba ari abantu barebana kure n'uwabagira inama sinzi ko bakongera kwihandagaza ngo bongere bafashite option y'iki yo gukomeza urugamba rw'amasasu icyo basigaranye kikereka gushaka kwigaragaza kurushaho kwikoza isoni reka mbivuge gutyo kuko n'ubundi ni inzira uhitamo ariko udashoboye no nkeka ko mu byubahiro byabo sinzi ko bazongera kugira ikindi neva uyu munsi aravuga ko ari u Rwanda se bamuhaye Vuvira ndakeka ko ari guserebura uyu munsi arongera avuge ngo u Rwanda nk'uko yari amaze imeze aririmba hasigaye noneho umupira uhinduwe kugira ngo nabo bagaragaze ubushake bwabo turekuye Vuvira namwe dutegereje noneho turebe ubushake bwanyu. Christian urakoze ndagushimiye. Murakoze. Nguko Christian urakoze cyane. Turagenda muri isaha twakira ibitekerezo by'abantu batandukanye yabari Ivan yabari Modeste bose bari ku murongo ariko ahangaha ndagira ngo turebe ubuzima bw'umuturage ubonye 23 igera Uvira akabona amashanyarazi ataherukaga akabona amazi muri robine ataherukaga akaba yaragiye kumara byibura icyumweru nta sasu yumva arongera asubire hahandi yahoze birasigiye shusho hano muri kano karere aho mbere nuko tunareba umuturage ngo ayo 23 yari yafashira hari kura turebe umusirikare wari wahafashe Marshal yigeze kutubwira ifoto umusirikare wa Odani Odara arazinga agende ndabeshya Marshal urabeshya okay bigenda bite hari uri resist akavuga ati wa plan wa ntabwo ya resist ariko ni narahakoboke kumukonvinsinga gusa imbaraga Maurice kwemeza umusirikare wafasha ahantu ngo ntabwo ya resist ahisa narakara ndabibona Marshal ntabwo ya resist ariko bigenda bite Marshal dusubire 23 irekura Goma 2012 what was the mood byari byagenze bite abasirikare bizera abanyapolitiki niyo mpamvu byanditswe na Colonel Nanga bitavuzwe na Makenga kandi twabazi ko abanyapolitiki batababeshya ugomba gutrustinga abapolitisiye bawe urumva ni kuvuga ngo rero kuva atari betra ntuze abataba betra yinze ngagire gutaba batayebye mu nama nta bugambanye burimo ibyo barabyuzuza kubera ko abasirikare bakomeza kugumana ikize cyo kuvuga ngo ntacyo Burundi umufaride se n'iki yabonye ko isaha twahamukura kandi ibyo nta birenze na cyane ko babereka ko ku bitamaduni babigisha bababwira bati sitwe ba mbere yego bagenda mu ntambara z'ahandi bati no mu Rwanda bigeze kugira ishirongi basubiraho kandi baragaruka bagira gute ibintu ngibyo ibi babiganira nk'abasirikare rero nibo umusirikare bamubwiye bati ikizana umutekano n'amahoro no kugira kuri ya mpamvu turwanira ari kurekura ahantu niba iyo resultat ariyo n'ubundi yarwaniraga gusubira inyuma n'ibintu byoroshye ntabwo ari bwishyushye umutwe na cyane ko bavuga ati twanahagaruka twanagira gute ariko nakandi gakoryo wanashyiramo bagaragaza ko bahavuye mu buryo muri physique ariko mu buryo muri psychologique baba bahari ntago bari kuruvira bayirekura physique bakora nta M23 irimo bazaguma bayicungire kujisha umunota ku wundi niko bimeze baguma mu butasi bwabo ku rwego rwo hejuru haguma intelligence ikomeye cyane urumva ku baturage rero wari uvuze ku baturage bo kibari ikibazo kuko twagiye tubona abishimira ko mu 23 hageze abo bose records ziba zihari menace ziba zigiye kubageraho urongo muri hari kuba M23 yanabishyize no muri declaration kuba bazi ko bazarendo bakunze kubikora ikindi cya kabiri twabonye ahantu FRDC na bazarendo bagiye kuva bava bahasahuye bagize ibindi bintu nuvuga uko bari buhagaruke ubu nuvuga ngo hari umuturage usezeye burundu kuzongera gutura muri Uvira muri iki gihe harabazakurikira mu 23 azirongazi batazabona izo ngabo bavuga ngo bizeye ngo ni bwoko cyangwa se muri force n'ingaruka biri buze kuko nayo ni igaruka FRDC na wazarendo barashinja abaturage ubugambanye nuvuga ngo ingaruka ziba nyinshi hari ku baturage niyo mpamvu nkubwira ngo kuba wafata ahantu kaharekura uba wangije byinshi cyane ari muri wowe ariko muri modalité zishoboka mu kujera ano mazone demilitarisée éventuellement nta gukandira abantu mu rugi n'ubundi kugiramo force yawe bashobora kuzakora une multinationale y'abasirikare nkuko na Gome hano yahahoze iyo bitaga groupe de observateurs militaires netre iyo yaje byo neutralité rero ugiramo n'abasirikare babo noneho rero katujye kuri yo neutralité bagiramo abasirikare babo rero bazakomeza kujera ibyo byose nibirimo gukorerwa abantu babaza babije cyane ko bahatanze bagiye kwicara babanze baganire n'indura managinga Uvira gute noneho rero bishobora gutwara amezi 3 bikaragira binarangiye erega nta gishyashya dukurikije ibyo tubonye muri iki cyumweru gishize
kuko kanama gashinzwe umutekano ku isi gaterana mu cyumweru gishize nta kindi cyagateranyije kwari ukwiga kuri MONUSCO ibikorwa bya MONUSCO ubushobozi bwa MONUSCO none ko yavuye muri Sidikivu kitakiyakora irasubirayo mbere yaho gato wa mugari yanasubirayo mbere yaho gato muri Senate ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bemeje umushinga wa miliyoni 400 z'amadolari zo gufasha MONUSCO n'undi mutwe ugarura amahoro wa UN muri Lebanon. Mwanabonye ko muri UN Amerika yavuze ko igiye gufata ikintu tumura twagiye rekura wowe intambere iba muri cadre nyinshi musomere nk'abadukurikiye kugira ngo wumve ko kurekura Uvira banza ugasoma ugashungura urumva uko byagenda kose nk'uko mugenzi wacu Christian yabivuze n'ibifaruma byinshi cyane baravuga bati imbuto y'umugisha uyisoroma ku giti cy'umuruho urebye iyo niyo plantation ya M23 nibwo niwo murimo wayo nta kintu na kimwe yari yabona ngo itagikwiye ku mbuto y'umuruho sibyo barakubwira niba hari wizuru zari ziteye ubwoba je ibuyu wagoma yo 2012 ntabwo ngikonsideringa ariko kuva mushaki ukava sacu ukava gicanga kirorero ugakomeza ukazagera mweso bakubwira ngo kuko wibuka ko hari imvugo zavugwaga mu bya Rwanda icyo bitaga kantonomiza amaboko pre kantonom yego uribuka ingabo za Angola buriya ibyo mugenzi wacu yavugaga Angola ifite ingabo za standby 500 zahawe endorsement n'inteko ishinga amategeko yo kuza mu bintu bya Kongo ngo muri kantonom ngo kurinda aba bazafungire mu M23 bazayijyana mu mashyamba n'ibyo byose yego no kuyambura intwaro bo abantu bavuga uyu munsi ngo M23 rotre withdraw whatever urumva bibagiza ko ari n'amavokabulari yari ateye ubwo batagikora kugeza uyu munsi ijambo kantonom ubu ngubu rirefase nta hantu ushobora kurisanga umuntu umenya umutima uraziranye umuntu umenya umutima uraziranye niyo mpamvu cyo kubwira ngo ndarengana urumva waramutse neza nsuriza Marshal mubwira utari igihe twigeze kwisanga mu bikwazo kandi nawe arayoka ibyo ninjye bivuze ngo icyo gihe twategetswe kuva Shyorongi dusubira mu birunga ariko ntabwo byatubujije kugaruka arabizi kandi tugaruka turemereye niho narindi nayigeze M23 yavuye mushaki niyo yahahereje Aircraft y'abarundi yego ijya mwese ha Colonel Claude w'umurundi icyo gihe ni Colonel Kabundo wari muhamuhereza avuga ati mbasize amaboko mazima rwose dore mbasigiye umu Colonel Claude ufate nimero zanjye whatever urumva so nukuvuga iki ku giti cy'umuruho navugaga M23 so imbuto z'umugisha ama withdraw kuko yitaza gukora aya ma withdraw ayigaragaza mu buryo bwafatwa nk'umutwe w'iterabwoba kugeza yari ifite idosiye hejuru na none ntabwo barayikuraho rega muri Republika Demokarasi ya Kongo ntabwo barayikuramo urumva isaha yose bayikura muri Trole bakayigarura so M23 must kugaragaza uburyo ki itari abantu b'abaderenka itandukanye n'uburyo kigisha icyo yamaze gukora muri Uvira bitazika kudundika kumena impanga kwirukanga urumva ibyo nabyo ni demonstration de force niko kuvuga ngo aho nafashe nahagaruka isaha yose n'ikindi bintu nk'ibyo ngibyo ariko sinigira ingungi kuko tuvugisha ukuri M23 itarafata Goma cyangwa se dore kuri wezuro navugaga yo yemera kurikurana n'icyo ibisaba kiramutse kibonetse ntabwo ishinja inyota ya Goma nubwo itayiguye nabi mu gihe yari yemeraga kuba itarayegera tugiye Bunagana tugiye Kiwanja tugiye Kishanga tugiye nano twakwerekeza so mu byukuri ama withdraw nibyo kurya bya M23 ijya kuri mu breakfast ikajya kuri lunch ikajya kuri dinner ariko ya turumubi ikagira ikagufatana ibintu nkweretse bya Butembo bibonye miki kugira ngo abadukurikiye batagira ngo intambara ni ndende ma no kuvuga ngo kandi inkuru niyo ruvuga ngo imbaraga nyinshi zagiye Goma gushaka uko bagura ibindi bice haba Butembo haba hehe ariko cyo ngicyo icyo nubundi kuri M23 ngiye nabonaga ariyo yaba move nziza kuruta uko yari kujya kumanuka axe ya Uvira kuko axe ya Uvira yazanaga Uburundi neza mu kibazo kandi uzanye Uburundi neza mu kibazo ikibazo gihita kiba kinini kikaba kinini cy'akarere kikazamo n'ibindi bintu by'amoko Rashid reka nkubwire ni wandi kibazo ibintu by'intambara niyo mpamvu mwakoresheje ijambo ngo let it be kuko Uburundi ni bari muri affaire z'intambara urumva wowe ukabihindura risk iyo ni umutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro n'intambara murayijyamo kandi byagaragaye ntabwo wambwira ngo wari kwerekeza muri Butembo kujya gushotora amatware y'Abagande batabavumira kugahera gusiga Uburundi bubarasaho kuko urumva kujya muri Butembo na Beni benda kujya niyo nkuru mwarimo musoma
kuko uburyo bwo Butembo bashaka kuwukuramo nabo Yes. baravuga ko ingabo zikomeye zifite ibitwaro bikomeye n'ibifaru by'intambara Urakoze cyane. n'iminyururu biri Kipese bizengurutse Rubero kandi byanze bikuze iminansi yo kuhafata irimo yegereza. Amakuru aravuga Ariko, ko M23 iri gutegura gufungura front urundi rugamba iyo bita Northern Front urumva mu majyaruguru ya Kivu mu mujyi w'ubucuruzi wa Butembo ari ikibuga cy'indege cya Mavivi Beni muri Beni aho hose ni mu bucuruzi. Amakuru ava mu baturage muri Beni aravuga ko inzira za Goma zizamuka Beni ahafitwe na M23 hari ibifaru n'amakamyo ari gutwara abarwanyi umunsi ku wundi. Ibifaru by'iminyururu bya bindi bafatanye FARDC. Irubero M23 iri kongera ingabo umunsi ku wundi ndetse n'intwaro ziremereye na Charles de Comba ahitwa Kipese na Katondi. Biragaragara ko hari abasirikare benshi cyane ba M23 bitegura gufata Butembo n'ikibuga cy'indege cya Mavivi muri Beni. Ibi rero kubihuza